Mutara wa gatatu Rudahigwa yategetse u Rwanda mu gihe cy'imyaka 18 kuva mu mwaka w'1931 kugeza mu mwaka w'1959. Mutara wa gatatu Rudahigwa yavukiye mwima ya Nyanza muri Werurwe 1911 aza kwimikwa kuba umwami afite imyaka 20 y'amavuko. Mutara wa gatatu Rudahigwa ni mwene Yuhi wa gatanu Musinga na Nyiramavugo Kankazi Radegonde. Uyu mwami niwe wenyine washyizwe mu ntwari z'u Rwanda. Muri iki kiganiro The Event in History turagaruka ku mpamvu Mutara wa gatatu Rudahigwa yashyizwe mu ntwari z'u Rwanda. Yashakanye nande? Ese ni iyihe mpamvu yamuhisemo? Kurikira ikiganiro usobanukirwe. Nyuma y'imyaka 2 yimitswe, Rudahigwa yashakanye bwa mbere na Nyiramakomari mu mwaka w'1933, ariko nyuma baza gutana ahagana mu mwaka w'1940 bamaranye imyaka 7 babana. Tariki ya 13 Mutarama 1942 nibwo Rosalie Gicanda yashyingiranywe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa waje kubatizwa agahabwa izina rya Charles Léon Pierre. Bakoze ubukwe bashyingiranywe imbere y'Imana, cyane ko icyo gihe umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yari yaremeye kureka imigenzo n'imyemerere gakondo, akabatizwa agahabwa izina rya Charles Léon Pierre, ndetse u Rwanda akarutura Kristo umwami. Gicanda Rosalie niwe mwamikazi wa nyuma w'u Rwanda. Yabaye umugore wa kabiri wa Rudahigwa nyuma y'uko uwa mbere ari we Nyiramakomari yari yirukanwe. Icyo gihe bamuzizaga ko atabyaraga. Gusa Nyiramakomari yaje gushyingiranywa na Nyirimbirima mwene Nshozamihigo, babyarana abana benshi. Bitangira kuvugwa ko Rudahigwa ari we utarabyaraga. Ubwo habaga umuhango wo gutoranya umwamikazi, icyo gihe abakobwa bose bari batoranyijwe bagombaga guca imbere y'umwami Rudahigwa bambaye uko bavutse. Ariko bigeze kuri Gicanda araturika ararira bitewe n'uko atashoboraga kubyihanganira. Ibi bikaba ari byo byatumye umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa amuhitamo bitewe n'imico ye myiza yamurangaga. Ibikorwa by'ubutwari byaranze umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yagaragaje urukundo yakundaga Abanyarwanda ubwo yabarwanagaho agatanga inka ze ndetse akanazambura n'abatware mu gihe cy'inzara ya Ruzagayura. Yarwanyije akarengane bituma aba umucamanza mukuru mu rukiko rw'umwami. Ariho yagaragaje ubutabera nyakuri. Mu rwego rw'ubutabera yakuyeho inka zakamirwaga umwami yishakira ize. Yaciye imirimo y'agahato, afunga inzira abayobozi b'ibisambo banyuragamo bambura abaturage. Yashize abatwa mu rwego rw'abandi abuza kongera kubanena. Mu mibanire myiza n'abantu, intwari Mutara wa gatatu Rudahigwa yasabye ko ubwoko buva mu ndangamuntu nubwo abakoroni b'Ababiligi bamubereye imbogamizi. Yitaye ku burezi, ashinga isanduka for Mutara. Icyo kigega cyagiye gifasha abantu benshi batandukanye, cyane abakennye kikabafasha kwiga. Yashinze ishuri ry'Abayisilamu ku ntwari ry'Inyamirambo, ashinga za Ecole Laïque, ashinga ishuri ry'Abene Mutara, anohereza Abanyarwanda ba mbere kwiga i Burayi. Mu rwego rwa politiki, intwari Mutara wa gatatu Rudahigwa yagaragaje umutima wa kigabo, ntiyatinya Ababiligi, kandi byose yabikoraga aharanira ubumwe bw'Abanyarwanda. Iyo iza no kuba impamvu bamwise inkubito y'imanzi. Ni nawe watangiye gusaba Ababiligi ko u Rwanda rwabona ubwigenge nyuma yo gusura ibihugu by'i Burayi. Afatanije na Rwagasore na Lumumba, byagaragaraga ko aganisha ku bumwe mu bihugu by'abaturanyi. Yakundaga ikintu cyatuma abantu basabana, cyane cyane siporo. Mutara Rudahigwa yakinaga umukino wa tenisi, akanakina umukino w'umupira w'amaguru football, ndetse yari afite n'ikipe yitwaga Amaregura. Rudahigwa yasigasiye umuco nyarwanda kandi yakunze kugaragaza uburyo awushyigikiye cyane, ndetse hari n'amashusho yafashwe kera igihe yakiraga umwami Baudouin w'Ububiligi, agaragaza ukuntu intore z'umwami zari zizi guhamiriza cyane. Hirya y'ibyo, umwami yatanze anafite igitekerezo cyo gutangiza ishuri rya siporo n'ubuhanga ngororamubiri. Umwami Rudahigwa azwiho kwicisha bugufi bikomeye kandi yari umwami. Umunsi umwe Habyarimana Joseph Gitera w'Isave, uzwiho uruhare rukomeye mu kubiba amacakubiri mu Rwanda, yarazindutse yajya kureba umwami Rudahigwa, maze aramubwira ati:
Rudahigwa we, ubundi waba mwami w'abatutsi nanjye nkaba umwami w'abahutu. Maze umwami aramubaza ati Gitera we, ibyo usabye wabanje kubitekerezaho? Gitera ati Nabanje kubitekereza. maze umwami aramusubiza ati Gitera we, ubwo wabanje kubitekerezaho mpa umwanya nanjye mbanze mbitekerezeho nzaguha igisubizo vuba. Uyu Gitera yahoraga atuka cyane umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Rimwe biza kurakaza umwami ava i Nyanza agiye i Save gukubita Gitera, ariko murumuna we Ndahindurwa Jean Baptiste waje kwitwa Kigeli aza kumubuza. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa ngo yasanze Ndahindurwa Jean Baptiste waje kwitwa Kigeli amaze kwimikwa, aho yakoraga kuri hoteli Foko, amubwira ko icyamuzinduye kikamuvana i Nyanza ari ugukubita Gitera. Ndahindurwa yunguye ubwenge umwami, aramubwira ati Nyagasani, ibyo wabitekerejeho byo gukubita icyo kigabo ko nawe atari we ahubwo afite abakorera, wajya ugakubita abamukoresha? Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yumviye umuvandimwe we, yumva ko koko ikibazo ari abazungu b'Ababiligi babaga batumye Gitera gusuzugura umwami n'ingoma ye. Nuko umwami nawe aza kumvisha abagaragu be bamusabaga kwica Gitera ko ahubwo aho kumwica bakwica abazungu babimutera. Nuko ibya Mutara wa gatatu Rudahigwa na Gitera bisiga umugani, nuko insigamigani ikwira i Rwanda ngo aho kwica Gitera wakwica ikibimutera. Kuva ubwo imvugo iba gikwira ishinga imizi muri rubanda, babona umuntu ashatse gukemura ikibazo atagihereye mu mizi bakamubwira bati aho kwica Gitera wakwica ikibimutera, cyangwa se bakagira bati wikwica Gitera ahubwo ica ikibimutera. Nubwo Mutara yatanze atabigezeho, niwe wabaye impirimbanyi ikomeye mu gushakira u Rwanda ubwigenge. Mu kiganiro gitaha tuzabagezaho uko Mutara wa gatatu Rudahigwa yatanze, ni ukuvuga iby'urupfu rwe n'umwamikazi Rosalia Gicanda. Iyandikishe none ukore subscribe kuri Salva TV, iyi nkuru ntizagucike. Gusa wibuke gukora share usangize n'abandi barusheho gusobanukirwa. Yari njye Imana yatoye ngo avuge nk'ibi, Safari Salva Valence, ndabashimiye.